Yes, alright, mwiro neza nizere ko meze neza. Twongeye kuba ikaze no ku miyoboro Honorable Opportunity Hub Rwanda. Nk'ibisanzwe ni Honorable, tukaba tugiye kuza kureba kuri no opportunity bashe kuza kuba yaboneka n'akazi kari gutangwa mu karere ka Gicumbi, akazi kuba daso. Niba ushaka kwinjira muri daso, warifuje kwinjira muri daso ukayibirwa uko bigenda, tega amatwi no video uraza gusobanukirwa buri kimwe cyose. Mwari mumaze igihe mubona amatangazo twagiye dutanga aho hatangiriye mu mujyi wa Kigali, Gasabo, Kicukiro ndetse na Nyarugenge, hakurikiraho Karongi none na Gicumbi, naho akazi karimo karatangwa ku badaso. Niba ubyifuza uraza gukurikira ino video neza. No kugira ngo uze kuba wagera kuri itangazo, icyo usabwa uraza kuri website ya Gicumbi District, nusoza uraza kureba hano kuri amatangazo. Hano niho ushobora kuza kuba ubona itangazo ryose ryuzuye. Noneho ikintu ubwo uza gukora nusoma nubona itangazo uraza kurikurikirana urisome neza. Ushobora kuba udafite umwanya ukaza kuba wo wakurikirana ino video twe turi gukora kugira ngo ize kuba yakuyobora, igusobanurire buri kimwe cyose. Hasigaye wowe ugende uhita ushaka ibyangombwa uze ukore application. None niba ari bwo bwa mbere ugeze hano ku miyoboro Honorable Opportunity Hub Rwanda, wakanda subscribe, share and comment. Hasigaye tukanya tubana gatanu ku kandi wowe fata umwanya wawe muto ukurikirane ino video kugeza irangiye, ubashe gusobanukirwa neza wumva uburyo ki ibyangombwa byose uza kubishaka. Hasigaye uze guhita ukora application igende neza. Igihe ushobora kuba wadukenera twebwe n'ibintu twabashiriho nimero za telefone yo 072 7855042 ukaduhamagara cyangwa ukatwandikira ati Honorable nge nkeneye service imeze gutya, natwe twaza guhita tugira iki tuyiguhereza. Robwo ikintu gikurikiye twe tugiye kuza turebe itangazo ryose nyirizina, turifungure turebe atese ubundi birimo biraza kugenda gute, ni gute byose biza kuba byajya ku murongo. Okay, reka dutangire n'itangazo turebe neza ibirimo ukuntu bimeze. Murabona yuko ari akarere ka Gicumbi. Ubuyobozi bw'akarere ka Gicumbi buramenyesha abantu bose babifitiye ubushobozi kandi bujuje ibisabwa ko bushaka gutanga akazi ku bakozi b'akarere ku myanya 15 yo kwinjira mu rwego rwunganira ubuyobozi bw'akarere mu gucunga umutekano daso. Niba zakubaza ngo daso ni iki, ntuzajye ku ruhande, ntuzarebe ku ruhande. Ni ubundi daso ni District Administrations Security Support Organ. Ubwo nuvuga ngo nyine bo icyo babashinzwe ni ugucunga umutekano, bafata nyine w'akarere, bafasha ubuyobozi bw'akarere mu gucunga umutekano. Rero hano tugiye kuza kureba ibyangombwa bikenewe ngo ni ibihe. Ibyangombwa bikenewe nusanga ubyujuje bifite ugenda ubishake, nubibona sigawe uhita ukora application. Ikindi kiza kiriho kiruta ibindi, mwabonye yuko uburyo ki twakoze application mu mujyi wa Kigali, twatangaga twahoherezaga application file cyangwa se dossier isaba, twayitanga kuri email. Na hano naho rwose niko bimeze, gusa abo muri Karongi bo mugende mubijyana ku bunyamabanga bw'akarere, ho ntabyo kuvuga ngo online ni ukubifata byose ukabijyana. Rero kugira ngo uze kuba wowe waba uri cyangwa se kugira ngo uze kuba wumva ko uri umwe mu bemerewe cyangwa se mu bari buze guhatanirwa uyu mwanya, icyambere ugomba kuza kuba uri umunyarwanda, ugomba kuba ubishaka. Cyambere uri umunyarwanda ushaka kuba umudaso. Nizere uko ibi birumvikana neza, nta muntu uza kubuguhase, wowe ubwawe ni uza kwihitiramo ukavuga ati nge nshaka kuba umudaso kandi noneho ngende umunyarwanda n'ikimenyimenyi mfite ubwene gihugu. Igikurikiyeho ugomba kuza kuba ufite imyaka iri hagati ya 18 na 25. Niba umaze kuyimaramo rwose uze kuba wihanganye, ubwire barumuna bawe abari bo baza kugerageza aya mahirwe. Ariko niba uri muri no range from 18 to 25 uze guhita ugerageza amahirwe wihuse. Igikurikiyeho ugomba kuba urinda kimwe mu mico no mu myifatire, ugomba kuba utarigeze ukatirwa n'igifungo kirengeje amezi 6. Of course bimaze kumenyererwa, murabizi abantu benshi bamusaba akazi criminal record murayizi neza. Ari nayo mpamvu uramutse uyikeneye waza guhita uduhamagara tukaguhereza tukayikwa kudekararira service z'irembo tuba tuzibahereza gatanu ku kandi kuri ya nimero twabahaye. Igikurikiyeho ugomba kuba ufite ubuzima bwiza n'imbaraga kugira ngo ushobore gukora imirimo ya daso, bigaragazwa n'icyemezo cyo kwa muganga wemewe na leta. Ubwo ugomba kuza kuba ufite ubuzima bwiza, amagara mazima nkuko babivuga nyine.
ukaza kuba ufite impamyabumenyi byibura y'amashuri yisumbuye, ugomba gukora soje segonderi. Ikindi ukaba utarigeze wirukanwa burundu cyangwa ngo usezererwe mu bakozi ba leta. Ibi nizere uko byumvikanye neza, ariko simple niba usoje segonderi wowe nta yindi nkurikizi, ukaba utarafunzwe, ukaba utarengeje ino myaka, wowe uremerewe hita ugenda ukore application niba uzi ko wowe yasoje segonderi. Ubwo kugira ngo dukore application, ubwo hano tugiye kuza kureba ukuntu biraza kugenda. Ibigize dosiye isaba akazi, icyambere hari ifishi isaba akazi. Ino fishi biboneka kuri website, utayifite still watwandikira muri comment ati ngewe ino fishi nayibuze, tuguhereza link, hasigaye ukaza guhita uyiprintinga ukayuzuza, hasigaye ibintu bikaza guhita bigenda neza. Hakaza kopi y'impamyabumenyi. Ubwo hariya iyo wavuze impamyabumenyi sinzi impamvu mubyitiranya, ntabwo ari result slip ahubwo ni diplome yawe uba warakuye ku ishuri. Igikurikiyeho ni icyemezo cyo kuba uri inyangamugayo gitangwa n'inzego z'ibanze. Ubwo ni ukuvuga ngo ibi birumvikana neza, ugenda mu nzego z'ibanze ku kagari cyase bakabwira ati ngiye nshaka icyemezo kigaragaza ko ndi inyangamugayo, ubundi bakaza guhita bakikwandikira bikagenda neza. Ugomba kuba ufite fotokopi y'indangamuntu. Fotokopi y'indangamuntu yawe ntabwo ari kwa kundi uzafata ifoto yawe irangamuntu yawe ngo ushyire ku meza ufotore gutyo biri aho ngaho. Ibintu turi seriye dufite isuku ku buryo uzadutanga uri gukora application ukavuga ati dosiye yanjye imeze neza. Bifate ubijyane kuri papeteri iri hafi yawe cyangwa se ku irembo, baba bafite alama scanners. Noneho wowe ikintu bazakora bazayigusikanira bayiguhereza iri PDF, hari ibifite isuku neza rwose nta kibazo kiba kirimo. Ariko niba ufite telefone wizeye umutekano wayo, uzi neza ko ikora neza, waza kuyikoresha ubundi ibintu bikaza kugenda neza. Tuvuye ku irangamuntu, igikurikiyeho ni fotokopi cyangombwa cyerekana ko umuntu yakatiwe cyangwa atakatiwe n'inkiko. Hano criminal record niba utayifite wakagombye kwicara bifite, ubundi si ngombwa kuvuga ngo ugiye kuyifata ngo ugiye kuyikora kuyisaba ari uko ugiye gusaba akazi. Niba utayifite twandikire tuze guhita tugufasha. Nimero twazibaye ni 0727855042. utegereza iminsi 3 gutyo cyangwa se 2, hari igihe kidatinda, ariko ubundi biba bivugwa ko kiza hagati y'iminsi 3 na 21. Igikurikiyeho ni kopi y'icyangombwa cyerekana ko ufite ubuzima bwiza gitangwa n'umuganga wemewe na leta. Abantu benshi especially bo mu mujyi twagiye tubibona, bavuga gutyo ugahita usimbukira kuri clinique muturanye, umuntu yakubaza impamvu ati wenda ngewe nabonye bashobora kuza kuntinza bikarangira wenda ntakibonye cyangwa iki, ariko ikiza wowe genda uzane ibintu bagutumye, asigaye nawe wicare uzi ko dosiye yawe wayitanze kandi neza. Igihe wakoze ibinyuranye n'ibiri mu tangazo, uba uri muri risike zo kuba wasigara cyangwa se ukaba bagufata ari uko abandi nyine babuze. Yes, birumvikana. Dosiye yuzuye isaba igomba kuba yageze mu bunyamabanga rusange bw'akarere bitarenze tariki ya 1 z'ukwezi kwa 7 umwaka wa 2026 saa 11 z'umugoroba, cyangwa ukayinyuza kuri email y'akarere ariyo info@gicumbi.gov.rw. Nizere ko ibi bintu byumvise neza. Bikorewe Igicumbi kuwa 19 z'ukwezi kwa 6 2026. Umukono rwose w'umuyobozi w'akarere, murabona ko hari Nzabonimpa Emmanuel, umuyobozi w'akarere ka Gicumbi. Nizere ko ibi mu byumvise neza. Iri tangazo urikenewe muri comment urandika ngo Onebu I need this announcement, cyase nkeneye iri tangazo ryuzuye. Asigaye tukaza guhita tugira iki turi guhereza. Nizere ko tugiye kuza guhita tubigerageza. Bye bye, ciao ciao, thank you for watching my video. Let's meet in next video.